Muri iyi minsi hari ikibazo abantu benshi bibaza, bakavuga bati ese Martin Luther niwe washinze amatorero yose y'abaprotesitanti? Ese mbere ya Luteri nta bantu bagerageje kuvugurura itorero bari bahari? Iki kibazo nicyo tugiye gukurikirana muri iyi video. Urakaza neza kuri channel ya Maranatha Speaking, aho dukura ubumenyi butandukanye ndetse tukamvira n'ijambo ry'Imana tudasize n'indirimbo. Turashaka ko tureba mbere y'uko Luteri agira icyo avuga, ese hari abandi bagerageje gukora impinduka mu itorero? Yego, barahari. Wa mbere ni John Wycliffe mu mwaka w'1328 n'1384. Dore ibyo yavuze. Yavuze ko Bibiliya igomba kuba mu rurimi rw'abaturage. Ni ukuvuga ngo buri baturage n'ururimi rwabo Bibiliya igasomwa cyangwa se ikigishwa mu rurimi bumva. Yarwanyije ububasha bwa Papa kuko bwari burenze. Papa yasaga naho yabaye Imana. Yiswe Morning Star of Reformation. Uwa kabiri ni John Hus mu mwaka w'1372 n'1415. Yakurikiye inyigisho za Wycliffe. Yasabye ko itorero risubira kuri Bibiliya. Yatwikiwe ku giti azira ukwizera kwe. Aha rero twavuga yuko mbere y'uko Luther avuka, imbuto za Reformation zari zaratewe n'aba bagabo babiri ndetse n'abandi dushobora kuba tutazi. Reka dukurikire Martin Luther n'ingingo 95 mu 1517. Yaragambiriye kwerekana indulgence yari irimo, akavuga ati ijambo ry'Imana gusa, sola scriptura, sola fide, sola gratia. Nk'uko twabisobanuye muri video ibanziriza iyi ngiyi, hari ibyo Luther yabonye yuko bitagenda neza, ariko ashingira ku ijambo ry'Imana. Aravuga ati ijambo ry'Imana gusa niryo rikwiriye kuyobora abantu. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera gusa, ntabwo azabeshwaho no gutanga amafaranga kugira ngo agure impapuro zerekana ko yihannye. Martin Luther rero amaze gukora ziriya ngingo, mu mwaka w'1521 yahamagawe mu mujyi wa Worms mu Budage mu nama yari ihuje umwami w'abami w'Abaroma Holy Empire witwaga Charles wa gatanu. Iyi nama irazwi cyane kubera Martin Luther yari yatumijwe muri iyi nama kubera ingingo yari yanditse 95 anenga imyitwarire ya Kiliziya Gatolika ndetse cyane cyane ikibazo cyo kugurisha indulgence. Izi zari impapuro zagurishwaga zigaragaza kubabarirwa ibyaha. Hari n'ikindi kibazo gikomeye cyane ku bubasha bwa Papa ndetse n'abasenyeri. Uyu mupadiri rero n'umwigisha wo mu Budage yaravugaga ati agakiza kava ku kwizera Imana, si ugutanga amafaranga, si ukukagura amafaranga. Sola fide, agakiza kava ku kwizera gusa. Sola gratia, tubaho kubw'ubuntu bw'Imana. Sola scriptura, ijambo ry'Imana gusa. Bibiliya gusa niyo soko nyamukuru y'ijambo ry'Imana.
Umwaka w'1521 rero Luteri yagejejwe imbere y'abategetsi n'abayobozi ba Kiliziya bamubaza niba ahakana inyandiko ze cyangwa se niba yemera guhindura ibyo yavuze. Luteri yasubije muri aya magambo aravuga ngo sinshobora guhakana ibyo nanditse keretse nemejwe n'ijambo ry'Imana ko nibeshye cyangwa se izindi mpamvu zifatika. Ibi byasobanuraga ko adashobora guhindura ibyo yemera kandi ko ashyize Bibiliya hejuru y'ububasha bwa Kiliziya. Muri iyo nama icyahise gikurikiraho ni uko Luteri yemejwe nk'umuhemu w'ubwami cyangwa mu bwami ndetse no muri Kiliziya. Umuntu wese yashoboraga kumufata cyangwa kumwica, ariko yarokowe n'inshuti ye Frederick the Wise wamuhishe mu gihome cya Wartburg Castle. Iyi nshuti ya Martin Luther yamuhishe hafi umwaka atagaragara, ndetse muri icyo gihe nibwo yashoboye guhindura Bibiliya mu Kidage. Yanditse inyandiko zisobanura ukwizera kwe. Ibyo byafashije abantu basanzwe gusoma Bibiliya. Ubwo ga impinduramatwara ibi iratangiye. Itangiye gukwirakwira mu Burayi hose. Mu Budage abantu benshi batangiye kwemera inyigisho za Luther. Itorero rya mbere ryaramwitiriwe ku izina rya Lutheran Churches. Mu Busuwisi abandi bavugabutumwa nka Zwingli na Calvin nabo batangiye impinduramatwara. Havutse Calvinisme, igice cya Protestantisme. Mu bindi bihugu Ubufaransa, Ubwongereza na Scandinave nabyo byagize amadini mashya. Mu Bwongereza hatangiye Abangilikani. Hari impinduka nyinshi rero reforme yazanye. Hari uburyo Bibiliya yatangiye gusomwa mu ndimi z'abantu bari ku isi, atari mu Kilatini gusa. Abantu bahawe uburenganzira bwo gusoma no gusobanura Bibiliya. Ububasha bwa Papa bwaragabanutse mu bihugu byinshi. Habayeho amadini menshi ya Gikristo ariyo Abaprotestanti. Impinduka zazanwe n'impinduramatwara. Habayeho intambara z'amadini mu Burayi. Habaye impinduka mu burezi, biga Bibiliya mu ndimi nyinshi. Hanyuma habaho n'amadini cyangwa amatorero atandukanye. Wakwibaza ngo mbese Martin Luther ko yaramaze kuzana impinduramatwara, bikagaragara ko Kiliziya Gatolika imuciye, bikagaragara ko yashoboraga kwicwa cyangwa se gufatwa akagirirwa nabi, hanyuma hakaza kuboneka inshuti ye yamuhishe igihe kirekire. Ese nyuma yaho byamugendekeye gute? Nyuma yo guhishwa igihe kirekire yakomeje kwigisha no kwandika ariko mu bwihisho, ariko agenda arwara kenshi, agera kurwaragurika cyane hypertension n'ibibazo by'umutima. Yapfuye mu mwaka w'1546 apfira mu Budage. Yapfuye afite amahoro, ariko reforme yari imaze gukwira mu Burayi. Yabaye ingenzi kuko yatumye abantu dusubira ku isoko ya Bibiliya, kandi tumenya neza yuko agakiza kadaheshwa nuko dutanga amafaranga, katagurwa amafaranga. Atwigisha ko agakiza kazanwa no kwizera. Urwandiko rw'Abaroma igice cya mbere umurongo wa 17 niho Luteri yashingiye impinduka cyangwa impinduramatwara yanditse muri ziriya ngingo 95. Iyo witegereje neza rero dusanga Martin Luther
atarigeze agira igitekerezo cyo gushinga itorero, ahubwo yashakaga ko kiliziya ivugurura imikorere yayo. Yabonaga ko inyigisho n'imigenzo bimwe bitajyanye na Bibiliya. Yizeraga ko ikibazo cyakemurwa binyuze mu biganiro no gusubira ku nyigisho za Bibiliya. Ariko se kuki baje gutandukana? Mu mwanya wo kwemera impaka no kuganira, abayobozi ba kiliziya batangiye kurwanya Luteri nk'uko twabibonye. Ibitabo bye byaratwitswe, yasabwe kwisubiraho, ariko Luteri yavuze ko adashobora kwihakana ibyo yemera. Kandi mbere y'uko Luteri yandika ziriya ngingo, ntabwo yari yabanje gutekereza umushinga wo gushinga idini cyangwa itorero, ahubwo byavutse nyuma y'amakimbirane n'ubuyobozi bwa kiliziya. Wakwibaza utese amatorero menshi yaturutse kuri Luteri gusa? Oya, nyuma ya Luteri haje abandi bavugurura itorero nk'uko twababonye haruguru. Harimo Calvin, harimo Zwingli, harimo John Knox n'abandi. Buri wese yatanze umusanzu mu kuvuka kw'amashami mashya atandukanye ya Gikristo. Aha nagira ngo nkubaze ngo mbese nyuma yo kumva no gukurikira iyi video, wumva reforme yari ngombwa? Wumva ziriya ngingo 95 zari ngombwa ko Martin Luther azandika akazitangaza? Murakoze cyane. Nagira ngo mbasabe mukore subscribe, like, comment ndetse musangize n'abandi iyi video. Tuzongere kubonana muri video itaha, aho tuzareba itandukaniro riri hagati y'idini n'itorero, ndetse tunasobanura impamvu hari amatorero menshi uyu munsi mu bihugu bitandukanye. Amahoro, amahoro.